umugabo we ntiyarakimurongora kuko ngo ntiyarazi gusasa neza. cyari igihano se. Noneho abantu wa mugani bahubuka basomaga title. Yes. Ubwo rero directeur we aho yicaye sinzi cyakora ndi we oya aho ari hose numva ko twamugaye. Aramagaye. Ntabwo twamugaye. Oya ntabwo twaramugaye. Ya. Twaramunenze. Twaramunenze ku buryo naho yicaye abishaka ahubwo yabikurikiza mbere byo gutanga ubufasha ku abandi kugira ngo abandi bamwigireho. Directeur rega ubufasha bwo yarakwiriye gutanga nta utanga icyo adafite ibyo yatanze n'ibiriya yatweretse. Ahubwo buriya ntekereza ko nawe ahubwo akeneye ubufasha. Ahubwo reka nkubwire akeneye ubufasha ariko bwa bwonko. Ya. Mubaho directeur w'iki kintu nako ni staff ya. None se mu mashusho nabonye yari staff yari directeur n'umwungiriza we. Ndabasuje inshuti bakunzi ba Jao TV show ngiye basuhuza ni Jean Baptiste official nk'ibisanzwe. Nkaba ndi kumwe na Mariana usanzwe akina ku izina rya Mariana ariko ubusanzwe ni Mutuyimana Justin. Urakaza neza. Yitwa Mutuyimana Justin cyangwa se Justine ariko kuri JPTV mu gukina comedy cyangwa se n'amafilimi kuri Jao Films TV show akina yitwa Mariana. Mariana nyine nyiragashinga ihembe. Nyiragashinga ihembe. Mukecuru nyine ushinga ihembe nyafata igashingika. Abameze neza rero mushimira Imana, abatameze neza kandi namwe mwihangane. Ndagira ngo mbabwire ko nta byacitse. Uyu munsi bishaka kuba bimeze neza, ejo bikamera nabi. Kimwe nuko uyu munsi bishaka kuba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Ubuzima ni gatebe gatoki, ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo uwo munsi. Tujya dukunda kuvuga ngo urukundo ruganza iteka mu bantu. Maria, abanyu urukundo ruraganza iteka? Ni hake. Ntabwo bimeze neza. Ntabwo ari bimeze neza, ntabwo ari hose. Byagenze gute? Hari aho ruganza iteka ariko ugasanga ahandi umva n'umuriro barabirya babitamo amarira. Aho ruri kuganza iteka rero reka tuvuge tuti ni amahoro, mukomerezaho mushyiremo imbaraga rukomeze ruganze. Aho rutari kuganza kandi nabwo tuvuge tuti tuzashyiramo imbaraga tugende tubahugura gake gake paka nirwo rugendo ruganjije. Yego nibyo urwo rugamba tuzarutsinda n'udufatanye. Iyo abantu bafatanyije baratsinda. Tugira content rero yitwa urukundo ruganza iteka mu bantu. Nahoze n'ubundi mbivuga muri iyo content tuzanye title y'ikiganiro noneho yitwa umubyeyi acumura yicaye. Maria, ntabwo ufite imyaka mike cyane. Ntabwo ari mike cyane. Umubyeyi acumura yicaye. Icyo kinyarwanda uracyumva gute? Umubyeyi ko kacumura yicaye. Yego. Ngomba kuba mfite abana njyewe nkaba nibereye mu rugo. Abana banjye nkabatuma kujya kuvoma. Yego. Namara kubatuma kuvoma nyamara ngiye sigaye mu rugo ndabwiye bana banjye nimugende mujye kuvoma. Noneho umwana umwe muri abo banjye yagenda yagera hepfo yahura n'umwana wawe kuvoma ntibe bikigiye kuvoma ahubwo bakajya kwiba. Iyo bagiye nko kwiba guca avoka z'umuntu icyo gihe hari igihe ujya kubona ukabona barabafashe. Noneho ngiye umwana wanjye baramuzanye bati wibye. Kugira ngo biroroshye kugira ngo barebe umwana w'imyaka 7 agiye kuvoma bamwemeze ngo niwe wibye bita bingarukaho. Ngewe umwana wawe wamutumye kwiba. Nge nkamindutse umunyacyaha ko ari nge namutumye kwiba nyamara nge nasigaye mu rugo nari namutumye kuvoma yatsimbye akabida ahantu. Ntibyanagaragara neza ko yaragiye kuvoma. Umwana nta n'ikisobanuro yakisona ko yagiye kuvoma ko akabido yagatsimbye. Icyo gihe ariko ibyo birumvikana cyane.
wenda nanjye ku myaka myinshi cyangwa se iringaniye mfite hari uko mbyumva. Umubyeyi acumura yicaye. Ushobora kuba uri mu mage mu rugo, ukaba ushobora gucumura kuri kiriya cyangwa kiriya kugira ngo abana bawe babeho, urumva, ugafatirwa mu cyuho, kandi wenda iyo bitaba abana warwanagaho yenda utari gufatirwa muri ayo makosa cyane. Ibyo ndumva bisa nkaho byumvikanye. Nabyo nibyo rwose. Namwe inshuti bakunzi mukurikiye Jyaho TV show, mujyaho muri comment section mutubwire uko mubyumva. Ese umubyeyi acumura yicaye, wowe ureba iki kiganiro urumva uwo mugani wawe usobanura gute? Bishyira aho ngaho muri comment, turahita tubibona. Maria, ndakumva. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku bijyanye, wowe uri muri segiteri y'uburezi, okay? Hari umubyeyi mperutse kumva mu minsi yashize, nawe uri muri segiteri y'uburezi nkawe, n'umurezi mugenzi wawe, ni umumama. Urabona uku nguku bagaburira abana ku mashuri, ibyo urabizi cyane, turabagurira. Umubyeyi rero ngo wenda ingerageje kuguciramo muri make amakuru ye numvise, ngo yafashe kredi mu mwarimu sako. Amaze gufata kredi, umugabo we ngo atorokana ya mafaranga amusigana abana. Ntabwo nzi umubare w'abana bafite neza, ariko barenze 4. Okay? Noneho umubyeyi ngo hari ukuntu yagiraga atya, agafata nk'ibiryo bihiye byo ku ishuri, akaba yabitsimba nk'ahantu, akaza kubitahana ku mugoroba kugira ngo abana bo yasize mu rugo nabo babashe kugira gute, kubona igaburo, babashe kurya. Yego. Ngo byagize gutya rero, abayobozi be b'ikigo bamufatira mu cyuho, bamwandikisha inyandiko mvugo, aranasinya ko ngo nyine afatiwe mu cyuho, kandi ko niba baramurihishije ibyo byo kurya, niba baragira ngo ahagarike akazi. Ntabwo nabikurikiranye neza. Iyo nkuru wigeze kuyumvaho? Iyo nkuru rero buriya nkumaze amatsiko yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, n'amafoto ye n'izo nyandiko yanditse asaba imbabazi, yacicikanye ku mbuga nyinshi. Yasabaga imbabazi, ntabwo yahagarikwaga mu kazi. Uw'inyandiko we ntabwo namenya uwayimukoresheje, ko atafite gahunda yo kumwirukanisha mu kazi. We yamukoresheje inyandiko, ibyo biryo koko yajyaga abitsimba nyine, cyangwa se abibika kugira ngo bihiye, kugira ngo abana be baze kubirya. Iyo nyandiko rero uko nayibonye, yanditse asaba imbabazi ko yabikoraga. Yego. Abyiyemerera. Uyu munsi aracyari mu kazi. Ariko kuba mu kazi ntabwo ari impuhwe z'umuyobozi we, ahubwo kumushyira ku mbuga nkoranyambaga nyinshi no mu magurupe menshi, ni nabyo byatumye atavanwa mu kazi buryo. Naho kubw'umuyobozi we, yego, we wabonaga afite gahunda yo kugira ngo iyo nyandiko ibe igihamya simusiga cyo kumukuza mu kazi. None se mubyeyi Mariana, ndakumva, uwo ni umubyeyi mugenzi wawe, icyo kibazo cyabayeho. Ukurikije uko wabonye inkuru n'uko wayumvise, urumva byari ngombwa ko abayobozi b'ikigo bamukoresha inyandiko ngo asabe imbabazi ko yatwaraga ibyo biryo? Rero njyewe reka hagarara mu mwanya w'umuyobozi, ni nanjye nirwo ruhande ngiye kuvugamo. Ari nkanjye Mariana, ndi umuyobozi, ndi umudirectrice. Umwarimu wanjye yafashe dishi, niko bayita, cyangwa se igisorori kigaburirwamo abanyeshuri, yagabuye bikeya, ibindi yabibitse. Noneho njyewe mufashe, ikintu cya mbere nakirinda ni kimwe, burya ntabwo namuteza abandi ntarabanza kumenya impamvu yabimuteje. Nibyo yavuze ngo wumvishe ngo yari yafashe kredi, ntabyo umuyobozi we yari azi.
ntabyo yarazi byanyuze hese kandi iyo umutaka credit se singira ngo n'umuyobozi umuyobozi kubera ko asinyira abantu benshi ntabwo yamenya ko yari abizi ahubwo ntiyabyibukaga yari abizi kuko yabimusinyiye ahubwo we ntabwo yabyibukaga ntabwo we mbese mu marangamutima ntabwo yigeze abyibuka nkanjye rero nagombaga guhamagara wa mubyeyi akanyitaba mu biro njyewe nkamuganiriza ukamenya nkabasha kumenya impamvu yabimuteye noneho ya mpamvu yabimuteye noneho ndisobanuye noneho nibwo wari gufata icyemezo kubasha kumenya icyabimuteye nkahera ko nafata icyemezo noneho rero nsanze ambwije ukuri ambwiye ko yafashe credit n'umugabo nk'uko mwabibonye umugabo udufaranga arabyirukanga bigaragare neza ko akabagabo nawe dushobora kuba tutari abana beza buriya rero hari ibintu wowe utaramenya buriya hari ukuntu ufata iyo nguzanyo hari ikintu twita kurenuvera hari inguzanyo yiyongeye ku yindi wari usanga noneho ugasigara uhembwa icyo bita inanga ntikize ugahembwa muri mayinazi utyo noneho ya nanga ntikize ugasanga uri mu icumbi ya nanga ntikize iragufasha kwishyura icumbi ngo batakwirukana mu icumbi ariko ibiryo by'abana ntabyo icyo gihe nk'umuyobozi nagombaga kubyumva ahubwo njyewe nkamufasha nta muntu n'umwe wahanira umudiregiteri cyangwa umuyobozi ko yafashije umuntu ngomba urabona biriya biryo nabonye ku rubuga bashyizeho yatwaraga dishi ariko ntabwo yari yuzuye hari igice harimo dukeya abana baramuke ejo bazajya ku ishuri barya na twa tuntu two ku ishuri njye nagombaga gufata rero bataramufata abana n'ubundi bararyaga buriya ibiryo biriya abana 5 n'umunani barabirya nta mwana wigeze ataka ko nta n'umwana wigeze ataka ko yabwiriye kubera icyuho byavuyeho nagombaga kugenda muri stoke nkavuga ko nabure wanjye ni ubufasha ko no kwishuri tujya tubukora hano kuri Jao TV show rero niba ari ubwa mbere uhageze ukaba ukunda ibiganiro byacu ndagira ngo ngusabe udukandire subscribe udukandire na like ujye muri comment utubwire uko ubona ibiganiro byacu yewe ufite n'uburenganzira bwo kutubwira uti ubutaha muzatuganirire kuri ibi n'ibi share yo sinjya nkunda kuyaka cyane kuko burya umuntu asharinga ibintu kuko abona ko nyine yabikunze kandi abona ko byagirira bagenzi be akamaro abanyeshuri turabafasha natwe ubwacu tubonye umwana ubabaye kuruta abandi turamufasha ntabwo bikwiye ko diregiteri w'ikigo nawe ubwe nk'umubyeyi yafashe umwe mu barimu byaramutse yagize ikibazo na cyane ko anabonye atabona ubwo bufasha bwo kumuha nkawe nka diregiteri yagombaga no kumukorera ubuvugizi kuko urumva niba igihugu cyaramugiriye icyizere kikamubwira kiti rerera igihugu ntabwo yarera aba bandi abe bari gupfa so bariya bamukoresheje izo nyandiko bagakwirakwiza amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga reka tubite ibigwari ni ibigwari rwose pe umuntu w'umubyeyi wagize ikibazo mu kazi buriya diregiteri niyo atari bubikore twebwe nk'abarimu nka staff agateranya abo barimu akababwira ikibazo cyabayeho ubufasha bwagombaga no guturuka icyo ari ikintu twita ku izine interine ni ikintu dukemuriyemo imbere iwacu kidasohotse hanze nta nubwo ari ngombwa ajye muri stoke ye ajye kuzakora amaraporo ahimbye n'ibiki yagombaga kumuganiriza yamara kumuganiriza akabona birenze ubushobozi bwe ko birashoboka ko na diregiteri burya nawe w'icyo kigo afite ikibazo ahubwo nawe ni ukubura uko abitemba burya yari afite ikibazo none ntabwo ushobora gusanga baramukoresheje izo nyandiko kugira ngo bagaragaze ko mbega bakora akazi neza bagaragaza ibitagenze neza ibintu nk'ibyo ngibyo mbega biyigire beza ahubwo barabikoze bigize beza yego nuko bakurikiranye muri amafoto bashyizeho umuyobozi yajingije yarakaye mureba hari kwandika bashyize ku meza byasetse kamera bashyizeho ni kamera bamushyizeho kamera
ari kwandika asaba w'imbabazi noneho umuyobozi we amwitegereza yarakaye ndetse n'umwungiriza we byumvikane ko byagaragara ko bafite ifuhe ry'akazi ako ntabwo ari kuri abafuhira akazi ahubwo biriya ni ukwandagaza umunyarwandakazi buriya rero hari ngewe mu mboni zanjye nka jyaho hari ibintu mbona umuntu ashobora gukora yibwira ko ari bushimwe ko yatanze raporo nzima ko yagaragaje ibitagenze neza kandi ahubwo akisanga atumye isi imwota imubonye nk'ikigwari wowe niko bibona niko ahubwo biriya bintu ni nako byagenze ngo hari ukuntu ngo ugwa mu kantu kitwa nshimwe hari ukuntu ukorera ngo nshimwe nyamara umwe ukikuba 7 ka 70 ariko urumva izo nshuro 7 ka 70 ubwo ni 7 ukubye 70 490 ukabugaye umigayo 490 reka nkubwire iyi mbuga nkoranyambaga yoherejeho birabira komenti zose nta nugeza komanta kuri uwo mumama komenti zose zagayaguye umuyobozi na staff ye none zikarinduka zikagaye ikigo muri rusange kuko baravuga ngo abamuba gatukisha bose ubwuza abadirecteur batutswe kubera uwo nguwo niba ari uko abayobozi b'ibigo by'amashuri bameze niba ari uko mukora nta muntu wakirira iwanyu ahubwo nta n'umuntu mugira ahubwo mwebwe tageti ni ukwirukanira abakozi ese directeur yashaka ngo uriya mukozi yirukanwe ashiremo muri umunawe wasanga nta n'undi afite wenda amucishe he akazi gatangwa na rebu ntago gatangwa nawe noneho rero ikindi kintu nabonye yego jyaho reka nkubwire buriya hari igihe ukorera umuntu ikintu uzi ko ugiye kumugayisha nyamara ugiye kumuha isumbwe uretse gato none se mama Mariana ndakumva umubyeyi acumura yicaye koko yego inshuti bavandimwe urukundo ruganza iteka mu bantu mujye mukora ibintu bituma urukundo rusakara mu bantu ntimugakora ibintu bituma mushaka kwigira beza buriya inyuma kandi imbere ruri gusibana nk'uko wabivuze ushobora gusanga n'uriya muyobozi nawe yari yabuze uko abinyereza abarire ntabwo tumuzi nawe turakomanga abishyize ku nkoranyambaga n'abishyizeho ugomba gushyiraho komenti kubera ko yabishyizeho noneho rero reka ngwe mu kibazo neza ngiye kukubaza kugira ngo ukomeze umubyeyi koko acumura yicaye igisobanuro twakibonye kirenze kimwe yemwe cyane abantu bashobora kubisobanura ukwinshi kandi ukumva birumvikana cyane none se uriya mu mama we ntabwo twamushyiraho ikosa nta kosa afite niyo twavuze ngo umubyeyi acumura yicaye ikosa afite birumvikana ko ubwo harimo ikosa afite ikosa ararifite kuko nawe yahuye n'ikibazo ashaka kwishakira igisubizo nta muntu agishije inama icyo kintu ni ikosa pe ariko gitandukanye ikosa n'icyaha ikosa ritandukanye n'icyaha yakoze ikosa ryo kubyihererana akirwanirira ariko nta cyaha afite ikosa ritandukanye n'icyaha byumvishe bariya bantu abakunzi bacu rero aho mpagaze aha ngaha ndashaka kubereka ko ikosa ritandukanye n'icyaha impamvu ikosa ritandukanye n'icyaha ni ibi ngibi ririya kosa yaguyemo yarebye ku rubyaro rwe areba ku bubabare afite ashaka kwirwanira ishyaka kugira ngo ariko yakemure ikibazo cyo mu rugo ariko ntawe akibwiye buriya iyo yaba ari icyaha yakoze yaba cyari icyaha cyo yabashije gukora aba yajyaniwe n'amategeko kuko icyaha kibaye ari icyaha nta nubwo aba yabihaniwe n'itegeko Mariya ubwo ririya tubonye ko ari ikosa kandi ikosa ritandukanye n'icyaha byagombaga guhinduka icyaha bigenze gute uko byagombaga guhinduka icyaha rero
urabona uriya mudamu yari abizi neza ko biriya biryo biba byagenewe abanyeshuri yego noneho ko byagenewe abanyeshuri none yiyumvisha ko n'abana be ari bamwe mu bana barerwa n'igihugu ni bamwe mu bana b'igihugu abarera arangiza aravuga ati ibyo aribyo byose aba bana nkebuyeho nimugoroba bakaryaho n'ubundi ni abana b'igihugu bagasangira na bagenzi babo ikosa yakoze nuko yabikoze atabivuze ntushobora gusanga se wenda yaratekereje ko nabivuga bari bumwumvira ubusa urumva ni nacyo niyo mpamvu umubyeyi acumura yicaye yarabitekereje namwe mutubwire muri comment ko mubyumva ariko nanjye ndemeranya na Mariya n'ijana ko uriya mubyeyi yakoze amakosa ariko atari ibyaha biriya ntabwo ari icyaha kuko buriya icyaha ni ikintu cyagambiriwe rero ntiyabiguyemo atabigambiriye icyaha ni icyagambiriwe yego akicara akavuga ati kwibira mu bindi ngo buriya mu mama iyo uza gusanga urugo rwe ntacyo rubuze nta n'ikibazo afite nk'icyo yasobanuye hanyuma yego biriya birya akabitwara erega aba yaranabuze n'ibisobanuro ariko noneho ikosa yaguyemo ryaramutunguye kubwo kujya gufata amafaranga n'umugabo agahita umugabo yiciraho agasigara mu buzima nawe bubutunguye bwaramutunguye bumutunguye yishakira ibisubizo buriya ku ruhande rumwe yabaye intore ikintu cyiza nakunze rero mu biganiro nagiye mbona kuri channel zitandukanye hano kuri YouTube ni uko nabonye comment nyinshi ntabwo zigeze zibureminga uriya mubyeyi ahubwo zavugaga ko uriya mubyeyi yari akwiriye ubufasha yari akwiriye ubuvugizi kurenza uko bari kumwandikisha ziriya nyandiko asaba imbabazi hari aho rero nigeze kumva uvuga uti hari igihe ushobora gukorera umuntu ikintu uzi ngo ugiye kumutaranga uzi ngo ugiye kumwambika urubwa hano hanze utazi ko umuciriye inzira y'amaciriro byagenze gute Mariya uko nabibonye byikomeza gucicikana ahubwo iriya dishi azajya yayiririmbe nk'uko abantu azayihimbira umuvugo nk'uko uyisingiza ubwo uzi ko azayihimbira umuvugo umeze nk'ukuntu covid yatanze akazi kenshi covid yatanze akazi ku bantu benshi ku buryo buriya ibyiza bya covid byabaye byinshi kuruta ibibi byayo na iriya dishi rero ibibi byayo byaraye bikeya ahubwo ibyiza byayo biba byinshi umudamu nk'uko ku nkoranyambaga byakomeje bicicikana byabaye ngombwa ko igihugu cyose kibimenya noneho bagira amatsiko yo kubaza icyamuteye kwiba biriya biryo arangije nawe atubera intwari asobanura mu kuri kweruye ashyira agapira hasi avuga indwara yihereye mu mizi yayo none ngo ujya gukira indwara yarayirase rero indwara avuga ikibazo uko cyagenze haboneka ubufasha ndetse hajya hacicikana komenti nyinshi zisaba ko ubufasha bwakiyongera kugira ngo yishyurirwe ya nguzanyo kugira ngo abone ibitunga abana be ubwo rero dereyiteri we aho yicaye sinzi cyokora ndi we aho ari hose mwumve ko twamugaye ntabwo twamugaye ntabwo twaramugaye twaramunenze ku buryo naho yicaye abishaka ahubwo yabikurikiye mbere byo gutanga ubufasha ku abandi bamwigireho kugira ngo abandi bamwigireho diregiterega ubufasha bwo yari akwiriye gutanga ntawe utanga icyo adafite ibyo yatanze n'ibiriya yatweretse ahubwo buriya ntekereza ko nawe ahubwo akeneye ubufasha ahubwo reka nkubwire akeneye ubufasha ariko bwo mu bwonko mu bana diregiteri w'iki kintu nako ni staff ya none se mu mashusho nabonye yari staff yari diregiteri n'umwungiriza we ubwo ni responsable uwo ari we wese wari wicayeho bamukoresha inyandiko bigaragara ko ari ni staff yose bishatse kuvuga ngo bakwiriye kubona umuntu baganiriza bakeneye umuntu baganiriza akabigisha kubaho nk'abantu ntabwo umuntu bafite mana ariko tekereza abantu barafata umuntu w'umudamu ni ukumwanika igihugu cyose ngo kimubone uzi ko abantu batekereje ibintu byinshi
oya nanjye nduriya mu mama rwose ntabwo nakwishimira kujya kurerera igihugu abanjye bari gupfa kandi nabo ari bamwe muri abo b'igihugu buriya kiriya uriya mu mama yakoze nanjye nagikora aho kugira ngo buriya rero yasohoka ajye kwiba yagabura ibyo leta yatanze bigaburirwa abana b'igihugu kuko nabe ni bamwe mu bana b'igihugu. Maria ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro cyiza tugiranye. Ni ubuhe butumwa wahereza iriya stafu ya kiriya kigo uriya mubyeyi akoramo ndetse n'abandi bameze nkabo? Ubutumwa rero natanga kuri bariya bayobozi cyangwa iriya stafu ni uko mbere y'uko bafata umwanzuro bajye babanza bagisha inama kuko bo hagati yabo nabonye nta nama zabo hagati yabo ubwabo nta nama yabo ko burya staff yigiye inama ugatanga igitekerezo n'iki ugasanga ibitekerezo byabo ni kimwe kugisha inama nicyo kintu cya mbere. Yego niyo nama nabaha icyo nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri mbere y'uko wirukansa ikibazo hirya banza wigemo ukaragura ururimi karindwi ku cyemezo ugiye gufata unareba ariko uvuga uti ese abaye ari iki none wishyire no mu mwanya w'uwo byabayeho. Wifatira umwanzuro ari nkawe byagize gute byabayeho ariko sinabura n'inama mpa uriya mu mama abameze nk'uriya mu mama biciriza cyangwa bagakemura ikibazo uko bacyumva kandi koko kikanakemuka batagishije inama bajye babohoka bagisha inama bagenzi babo. Inshuti bakunzi ba Jao TV show rero Mariana tumushimire cyane aduhaye ikiganiro cyiza anatanze n'inama nzima. Hari akantu uvuze ngo bajye babanza birebeho bishyire mu mwanya w'umuntu bagiye gufatira imyanzuro. Hari umubyeyi wundi wavuze nkawe icyo gihe bari mu kibina noneho bashaka gushyiraho ibihano by'abakererewe abasibye abayerere mbega ibihano. Umumama arahaguruka atariko ati mujye n'ibihano namwe mubyigenera ati nujya gushyiraho ibihano urebe ko nawe icyo gihano cyazakugeraho ukakibona. So ni ukuvuga ngo rero ariko buriya n'akandi kantu nujya gutunga urutoki mugenzi wawe ku kintu cyamubayeho ujye uzirikana ko eshatu nawe zigutunze nawe cyane burya ni igitondo ko nawe byakubaho noneho ufata imyanzuro ugereranyije ari guzirikana ko nawe bikubayeho nawe wagirirwa imbabazi cyangwa wagira uko ubyitwaramo. Erega turahugurirwa kugira twishyire mu mwanya wa mugenzi wawe. Erega urukundo ruganza iteka mu bantu wewe ntiwishyiramo ko nawe uri umubyeyi wacumura wicaye wikubita ifuni cyangwa ngo ukubite umunini uwarangije gucumura kuko nawe ejo ni wowe. Niba rero nshuti mukunzi ukurikiye kino kiganiro niba tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe uri umuntu w'ingenzi uri uw'agaciro. Reba neza ko wakoze subscribe nusanga utarayikora uyu niwe mwanya mwiza wo kuyikandaho ukajya muri comment ukatwandikira uko ubyumvise ndetse ufite n'uburenganzira bwo kutubwira ibyo ushaka ko tuzaganiraho ubutaha. Jya kuri hariya hari agakumwe kareba hejuru uturayikingire video kugira ngo n'ubutaha tuzabone ibyo tuganira tuzabashe kugaruka hano ku bwawe. Ni mwebwe umutuma tugaruka hano tukabona n'ibyo tubahereza. Hari akandi kantu wavuzeho rero nanjye ntabura icyo mvugaho uti ntabwo ari byiza gufata imyanzuro gufatira umuntu imyanzuro utabanje kujya mu mizi y'ikibazo cye ngo umenye ibyo ugiye gufatira imyanzuro ibyo ari byo. Mperutse gukorana ikiganiro n'umubyeyi witwa Ange ndanamusuhuje cyane. Noneho cyari ikiganiro kivuga ukuntu yagiriye abantu inama ukuntu umugabo yageze aho aturugo kubera ko umugore we hari ibyo atitagaho n'iki noneho ngewe icyo kiganiro nakise ngo umugabo we ntiyari akimurongora kuko ngo ntiyari azi gusasa neza. Noneho abantu wa mugani bahubuka basomaga tayito
bagahita bahamagara Ange ngo bati Ange ko tuzi ko umugabo wawe ari umurokore yasenga atanywa inzoga biriya bintu mwanditse ni ibiki ntabwo agize amatsiko nibura ngo akande ku kiganiro acyumve nibura ashyiraho komantere ariko hari ibyo yumvise. So nshuti bavandimwe rero nagira ngo mbere yo kugira komenti utera ku bintu wakabanje ukabyumva neza ukumva ibyo ari byo. Kuko icyo kiganiro ugikanze ukacyumva ntabwo mu by'ukuri ntabwo twavugaga Ange n'umugabo we, twavugaga abantu Ange yagiriye inama. Ange yampamagaye yasaze bwuje yahabye avuga ati umugabo aranyica navuga nti humura njyewe tayito nashyize ku kiganiro nikurura abantu kugira ngo bagikandeho bacyumve, ntabwo ari ibisesereza Ange n'urugo rwe. Nshuti bakunzi ba Jaho TV show rero ndabashimiye cyane, nshimiye Mariana tugiranye ikiganiro cyiza, nshimiye namwe mwese mwakoze subscribe n'abari kuyikora ubu ngubu, namwe mujya mugaruka mukareba ibiganiro byacu, muraba agaciro cyane, turabakunda naho ubutaha.